And I'd like to ask the Vice President. Tawal Africa, the Africa we all love. What has she done to question my loyalty to this country? Hello. What's up, my people? What's up, Rwanda? This is PK Rame. Yeah, ndagarutse nanone ngo twongere tuganire. Hari umutipe hano mu Rwanda, YouTuber mwiza wa mbere kabisa, umwe mu ba mbere babikora neza cyane hano mu Rwanda. Ufite ikiganiro cyitwa The Loyalty Test. Umutipe bamwita The Real Gasana. Muramuzi cyane, ni YouTuber mwiza, mugende mu musure mu murebe ibikorwa byiwe kuko arahabona cyane. Uno mutipe yaherutse kugirana ikiganiro n'umukobwa witwa Liza McDowell. Kazina keza cyane, numvise na Gasana kamutunguye. Nta muntu katari gutungura kubera ko na kazina keza kabisa. Uri umukobwa, ni umukobwa utari muto cyane, ariko ni umukobwa muto, utari muto cyane bikabije, ariko ubona nanone ari umukobwa ukurikije n'ukuntu avuga, ukuntu yintroduza, ukumva igifaransa cyiza cyane, icyongereza cyiza cyane, umukobwa w'umuhanga cyane. Uyu mukobwa rero nkuko mwarabibonye, ababonye ikiganiro, yego Gasana yagishyize, yaracyaploadinze, kiriho kuri YouTube yiwe, mugende mukirebe, aho uyu mukobwa bahamagara umukunzi we ngo nyine ngo amwihakane cyangwa mwemeze kugira ngo atsindire ibihembo. I don't know, abakibonye mwakibonye mute? Ngira ngo ahari umuntu yabanza agashyiramo icyo kiganiro, agace gato k'icyo kiganiro, hanyuma tukaza dukomeza mwabanje kumva icyo kiganiro bagiranye. Hanyuma nyuma y'icyo kiganiro ndaza mbabaza ikibazo cyanjye nateguye. Merci. Uze mubwiye ngo ikirakoze, ubuze ikintu cyo kongeraho. Urakoze Gasa. Nyine bumbwira ngo urakoze batarakwihakana kuko mu kanya ibyo bintu bagiye kugukorera. Njye ubwo ninde wanyihakana? No way. Wapi? Uze ninde wanyihakana? Ego. Gasha. Are you for real? Ngwiki? Where it is? Gerageza. Njye mfite experience, no kuvuga ngo loyalty test twakoze imyaka ishize. I think iyi ni loyalty test ya mbere tugiye gukora muri 2026. A few moments later. Uri mami wanjye kabisa, ndakwishimira. Ufata nk'umubyeyi wanjye kabisa. Like my sponsor. So stop holding me down. Cyangwa uziranye na ba Liza benshi shu. Ukaba uri kutwitiranya. Liza ntabwo nayo twijwe cyane kabisa. Liza wenyine tuziranye kabisa. Kandi urabizi ko mwubaha. Uri serieux n'ibintu uvuze? Teta ntabwo ndaruhuza na teta. Uduhuza nkande? Teta n'umukara. Nyine uduhuza nkande? Njye nawe uduhuza nkande? Yes, like your daughter-in-law. My what? Your daughter-in-law. Am I looking like your mother? Mama. Njye urabona ngana na mama wawe? Papa n'umuruto gato. Aha niho ugezeho kuntesha agaciro, bigeze aho ngaho. Gusa agaciro njye ngo ni kukubaha cyane. Ku buryo ungeranya na nyoko wakubyara? Nakubwiye ko umuruto gato ntabwo mungana neza. Ako basi wanajyana n'ikinyabupfura niyo wareka umuntu, ariko byibura ukahita no gusuzugura. Ubu njyewe nayo naba mfite imfura yaba ingana nawe. Okay, ngira ngo hari mumaze kureba icyo kiganiro, wowe wita McDowell Liza Uwase Afsa. Mwumvise ukuntu yatatse umukunzi we, mwumvise ukuntu yamukundaga, ariko nyuma yaho gatoya nkuko a few moments later ibivuze, ibyumvikanishije, yararakaye cyane, yageza ku rwego amucyurira ama gift, amucyurira ngo ibintu ngo yamuhaga byose, ngo inkoko, ngo ibituza by'amafi, ibintu nk'ibyo byose. Ese mwebwe mumbwiza ukuri, uriya musore
nubwo tutamubonye ukuntu mwabyumvise ukuntu amwita mami ngo ni mami wiwe. Ese uwo mu mami bundi yavugaga muramwumva? Kamemo mu mami yavugaga ntago ari umuntu nyine afata nk'umubyeyi we, ahubwo ni umuntu afata nyine nka shuga mami. Nicyo yashatse kuvuga, kuko ntiwaryamana n'umubyeyi wawe nk'uko mwabyumvise, ntago bikunda. Umuntu afata nk'umubyeyi we ntago baryamana. So icyo umuhungu yavuze ngo nagufataga nka mami, ariko twumvise neza ko bariya abantu bari bafitanye ibintu byinshi cyane. Nta kintu umukobwa ngo nta kintu atamukoreye, umuhungu nawe ati nta birenze, ati nawe nyine byari ibyishimo tu. Hanyuma rero sasa ikibazo cyanjye kiragira kiti, uriya mukobwa wazongera gukunda na rimwe? Ese wakunda bwo? Wazagira umuhungu wongera kwizera nkurikije ukuntu numvaga yizera muriya mutipe? Come on, we wumva wakongera kwizera umuhungu, wakongera kwizera umukunzi na rimwe? Abakobwa muratubwira. Hanyuma nawe kandi uriya muhungu, abahungu namwe mumbwire, ese buriya ni amahitamo meza gukundana n'abakobwa bakuruta bakagira gute kubera ibintu baguha? Niba wumvise ukuntu birangiye wumvise neza yuko wagira ngo cyari ikiguzi, nta rukundo rwari ruhari, ntaki. Ese birakwiye ko uba ufite umukunzi ku ruhande ukajya umuca inyuma, ukajya umubabaza kubera umukobwa cyangwa se umumami ukwitaho ngo ubuhe ibyo ukeneye byose? Nkurikije ukuntu abyumvise, biriya bintu birakwiye? Alright, aha ni kuri Tawal rero. Ikiganiro kigiye kongera kugaruka, ibiganiro bigiye kongera kugaruka, aho tuzajya dukora kuri showbiz, tuzajya dukora kuri sport, naho ngaho tuzibanda cyane entertainment muri rusange. Kora subscribe kuri Tawal the Africa we all love, Tawal Africa. Ciao ciao. And I'd like to ask the Vice President. Tawal Africa, the Africa we all love. What has she done to question my loyalty to this country? 55 countries that make up the African continent. Ubu nk'uyu Bosco y'impaye ubundi we yavuye, tuvugisha ukuri. Here on Tawal. Ngira nk'uyu muntu yavuye. Urabizi yuko neza byonyine physical appearance yawe nticuruza. The only source of true information. Check it out. IQ yawe ubwawe nta n'urwego inariho. Oh my God.